Yagashi sherirugo. Padiri Baridi nawe akavuga ngo imbabazi zirabohora. Yego kandi zibohora uzitanze Birumvikana imbabazi zirabohora, zibohora uzitanze zikabohora n'uzihawe. Nyamara kana naramubabariye pe, nta munyu musaba, nta rukweto mutira, umva sintize no kugera iwe, ubundi se naramubabariye pe. Izo ni imbabazi. Ushaka gushaka, ushaka uwashatse akagufasha gushaka uwo ushaka gushaka. Mu izina rya Yezu nirukanye roho mbi y'urwango, mu izina rya Yezu nirukanye roho mbi yo kubura urubyaro, mu izina rya Yezu nirukanye roho mbi. Ubwo noneho mugani batubwira ngo akabaye icwende ntikoga fere, tubuhindiremo yuko akabaye icwende koga. Birumvikana rwose karoga, kuko nibyo tubereye ahangaha. Riraho ntashoboye kugera, musabe Nyagasani aboherereze roho mutagatifu agera aho ngaho ntabashije kugera, warahagera kuko azi umutima wacu hose ukomeza. Yezu, Yezu, ubishatse wangiza, ubishatse wangiza. Yezu, 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 ubishatse wangiza, ubishatse wangiza. Ababuze ibyishimo ubishatse bakira, ubishatse bakira. Ababuze amahoro ubishatse bakira, ubishatse bakira. Yezu, 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 ubishatse wangiza, ubishatse wangiza. Ababuze urubyaro ubishatse bakira, ubishatse bakira. Ababuze urukundo ubishatse bakira, ubishatse bakira. Yezu, 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 ubishatse wangiza, ubishatse wangiza. Yezu, 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 ubishatse wangiza, ubishatse wangiza. Bakunzi bacu, hamwe n'ako karirimbo keza cyane dukunda, twizeye ko namwe mugakunda, turakabatuye. Hamwe rero n'iyo ndirimbo turifuza gukira, turifuza gukira ibikomere, kandi turifuza gukizwa na Yezu. Yezu ntekereza abishaka, anadutegereje kugira ngo adukize. Niyo mpamvu twongeye kwishimira kubana namwe bakunzi bacu muri iki kiganiro, turi kumwe n'umuvandimwe wacu Frere Jean Marie Vianney Mutuyimana. Frere rero twongeye kumwishimira, twongeye kumwakira hano kuri chano ya Shangazi Shirirungu Imana Marie Jose, aho dukomeje kumushimira inkunga ye mu biganiro byinshi bitandukanye bikomeza gufasha roho zacu. Tugusaba umugisha ku Mana. Murakoze cyane. Yego, Frere rero bajya bavuga hari ikintu bita gukoza agati mu ntozi. Iyo ukojeje agati mu ntozi zari zituje zirajaganyuka. Yego.
Mu kiganiro cyacu rero, mu kiganiro muherutse kuduha njyewe n'abakunzi bacu, twaganiriye ku bikomere, mutubwira ibikomere bitandukanye, aho rero tumaze kucyumvira, ibikomere byajaganitse ari byinshi mu buzima bwacu. Hamwe n'abakunzi bacu, bamwe twasanze turwara imitwe idakira, tutari tuzi impamvu zabyo, abandi twisanga turwaye imigongo idakira, abandi twisanga tutakigiramo urukundo, abandi twisanga tugira uburakari bukabije, tugiye turangwa n'uburakari bukabije, abandi twisanga twumva twifuza kuba mu nzu ubudasohoka, tudashaka kugira aho abandi bari, abandi twisanga mu byaha ndengakamere, ibyaha ndengakamere, muri ubwo busambanyi umuntu akaba yagira ngo yenda hari ahandi yabitoraguye, umuntu akisanga mu bubeshyi bukomeye, akaba yibazaga bituruka hehe, umuntu akisanga mu kwiba ukumva ararikiye utuntu tw'abandi, udukomeye n'utworoheje twose akumva yadutwara, mbese mu by'ukuri twavuga ko ibikomere muri twebwe byajaganitse. Frere rero hamwe n'abakunzi bacu, hari umusaseredoti uherutse kutwigisha, aratubwira ati reka da n'ibyo byacitse Yezu rega arabidoda cyane rwose, ati n'ibyo byacitse mubishyire Yezu arabidoda. Bakunzi bacu rero, hari ikiganiro cyacu cyatambutse muri iyi minsi, cyatubwiraga yuko dushobora kugira ibikomere by'umubiri, ati inkoni ivuna igufwa, icyuma kigakata umubiri, kandi tubona ngo ububabare bw'umubiri bushobora kugira utunini tubworohereza ububabare, ariko turavuga ngo ishashi y'ururimi ikomeretsa umutima, ikomeretsa roho. Turimo twifuza yuko tutakomeretsa bagenzi bacu, kuko kubona ikintu cyomora umutima cyangwa se kiworohereza cyangwa se gifasha roho kuva mu gahinda, tuvuga ko ari ibintu bikomeye. Ariko uyu munsi hamwe na Frere turi kumwe kugira ngo atubwire yuko muri Yesu biremera. Ni ukuri da. Murakoze, nk'uko nabivuze ubushize ku kiganiro cyavugaga ku bikomere, natangiye, niba tubyibuka neza twese, natangiye mvuga impamvu turiho, icyo Imana yaturemeye, mvuga ko ari ugusingiza Imana, mvuga ko ari ukuyiramya, mvuga ko ari ukuberaho abandi. Burya rero igikomere ukimenya ari uko wabanje kureba kuri ibyo ngibyo natangiriyeho, kubera ko iyo ubona bitangiye kugenda nabi, tuvuga ati uko byagenda kose hari impamvu, ni igiki kibura. Tuvuge niba mbere warajyaga gusenga ugasingiza Imana ukumva rwose Imana iraje, wajya gushengerera ukumva rwose uri kumwe na Yezu, wajya muri sosiyete waganira n'abandi ukavuga ati rwose Imana y'u Rwanda iraje, ukumva urisanze mu bantu. Iyo rero bitari kugenda neza muri icyo gihe, nibwo utangira kumva kuko biri kose hari ikitari kugenda. Nk'uko rero twabibasezeranyije ubushize, twari twavuze ko tuzavuga uburyo bwo gukira igikomere. Nubwo twabibasezeranije, ariko no muri komenti barabitubwiye cyane, barabidusabye cyane ko bakeneye noneho kumenya uko bava muri ibyo bikomere. Twaje rero kugira ngo rwose bakunzi bacu dusangire kuri ubwo buzima. Murakoze cyane. Icya mbere rero gituma ni nk'intambwe umuntu ashobora gutera kugira ngo akire igikomere. Mbere ya byose urabanza ukamenya ko ugifite. ngo ujya gukira indwara arayirata, n'icyo urwaye ntiwamenya icyo wivuza. Mbere ya byose urabanza ukamenya ko ufite igikomere. Niba watekereje, ni nayo mpamvu twatanze inyigisho y'ibikomere bwa mbere, kugira ngo umuntu abanze yisuzume, arebe niba hari igikomere yaba afite, noneho tuzabone gukurikizaho ikiganiro gikurikira, ureba ngo igikomere nari mfite ni iki ngiki. Icya kabiri, ubwo ndi gukubita mbangura, nibyo iminota tuba dufite birumvikana. Icya kabiri rero ni ukumenya kwisanzura. Ukisanzura imbere yande y'undi muntu.
hari muri sosiyete yose tubamo, birumvikana hari umuntu ushobora kubona ukavuga uti uyu muntu ushobora kumubwira ibyanjye yego akamfasha. yego Purisi tugenda tuvuga ikibazo dufite, purisi tugenda twakira impuhwe kubohoka z'Imana, bityo tukagenda tubohoka ku mutima. yego Eh, gusa uyu munsi ko abantu bafite impungenge z'uko abizerwa ari bakeya ariko uraturangira n'abo bake he barahari, ehe n'abo bake ura barahari. Uko byagenda kose nta bapfira gushira. yego Nta bapfira nubwo gushira, ari bakeya batega nubwo abantu ari amatwi bake ariko ariko barahari. barahari twe guheranwa n'agahinda Yego, rero ushobora kureba mu bantu bose, mu bana, muri sosiyete, ukavuga uti uyu muntu nshobora kumuganiriza ibyanjye kumubwira ibyanjye akamfasha. akangirira ibanga Icyo gihe rero niba umuhisemo, ubwo ni uko umwizeye, wemera kumena kuvugisha ukuri amabanga yawe yose. ukuri pe Yego, ntugire na kimwe ukuri usiga inyuma kuzuye. Nibyo bifasha umuntu. Hanyuma ikindi gikurikiraho birumvikana ni ukumenya Imana, yego kuko burya kwa kundi wamenye igikomere, kwa kundi wegereye mugenzi wawe, yego agenda kumvisha Imana icyo ari cyo. yego Yego. bivuge ngo rero nta nubwo ari ubonetse wese wo kudukiza ibikomere cyangwa se kubwira ibyacu kuko ugiye kubibwira umuntu utazi Imana ahubwo ashobora noneho kukuvana n'aho wari Yego, wibereye yego, yego yego. abakunzi bacu mu kujya kugira abo tubwira ibyacu kugira ngo badutege amatwi badufashe mu nzira yo gukira ibikomere ndetse no kubohoka, dusake abakirisitu, dushake abantu bazi Imana. Yego Murakoze cyane. Ikindi muri uko kumenya Imana, ubanza kureba ibyiza byose Imana yakugiriye. yego Niba tubyibuka neza, ubushize twavuze ko igikomere akenshi tubiterwa n'amateka twanyuzemo, cyane meza cyangwa mabi, ariko akenshi aba ari mabi. akenshi aba ari mabi Aba ari mabi ntekereza rwose, amateka nta meza meza yagutera igikomere, asiga ibyishimo agusigira ibyishimo. Ayo mateka rero, muri ayo mateka wanyuzemo, nubwo bwose wanyuze mu mateka mabi, ariko uko byagenda kose hari icyo Imana yagukoreye cyane muri rwose icyo gihe, muri ayo mateka. yego Hanyuma iyo umaze kubona ibyiza byose Imana yakugiriye mu buzima bwawe, utangira kureba ngo harya ubwo niba Imana yarangiriye neza, harya ubwo nuko njye nari mwiza. ese ubundi ya Mana yangiriye neza cya gihe Yego, hari ubwo se yahindutse yego. iracyahari Ibyo ni byo nari ngiye kugeraho. Urumva, mbere ya byose warebye ibyiza Imana yakugiriye, wabibonye. Umaze kubibona wavuga ati se kuba yarabingiriye nuko ndi mwiza, icyo ni ikindi. Hanyuma nubona ko utari mwiza, biraguha kumenya icyo Imana igusaba yego ku bandi bantu. yego Sinzi niba turi kumvikana, Joseph. aho birakomeye Hari ibyiza nimara Imana, kumenya ko ntari mwiza hari icyo Imana inkeneyeho kugira ngo ni ruswa se oya, ntabwo ari ruswa, ariko wenda ushatse wanabivuga muri ubwo buryo bitewe n'uko ubyifuza. Ariko niba Imana yarankoreye ibitangaza muri ya mateka naciyemo, meza cyangwa mabi, byanze bikunze hari nanjye ndireba ndabona ko ntari mwiza. Niba ntari mwiza ni uko Imana yangiriye impuhwe muri ubwo bubi bwanjye, ingirira neza muri bya bindi ibyo byose byanteye ibikomere, byashoboraga no kumpitana, birumvikana, ariko ntabwo byampitanye. ndacyari byanga bikunda Imana yatumye nsigarana ibikomere ariko bikabisigarana mu buzima, iracyahari no kubikiza yabishobora. Birumvikana. Yego. Icyo ni ikindi gikurikiraho. Hanyuma iyo umaze kumenya rero icyo Imana itwifuzaho, uko byagenda kose, hari akajambo ntajya nibagirwa mu buzima bwanjye, Padiri Validi yavuze ngo Yesu ari nkawe wabigenza ute? Igihe ugeze muri ibyo bihe bikomeye, n'Imana iri kugusaba kugira impuhwe nk'uko wazigiriwe, ari nkawe wabigenza ute? Ese nakwemera guhera muri ayo mateka mabi naciyemo? Uko byenda kose hari icyo Imana igusaba. Iyo Mana rero yakugiriye neza muri icyo gihe,
kandi nawe ubwawe ubona ko utari intungane 100%, ko twese turi abanyabyaha, niyo igusaba kongera kureba ku ruhande rwa wa muntu wagukomerekeje. Ndabyumva, ugiye kugera ku kubabarira. Birumvikana. Ugiye kugera ku kubabarira. Birumvikana. Burya rero kubabarira ni rwo rufunguzo rukomeye rwo gukira ibikomere. Rwa mbere. Yego, kubabarira. Kubabarira rero ni ijambo rikomeye, kuko umuntu areba umuntu wamukoreye ibintu ibyo twita bidutera ibikomere, ukavuga utaho kumubabarira nzemera mpfe nabi. Kubabarira rero ni ikintu gikomeye dushaka kugira ngo tumenye kandi tugicengeze mu mitima yacu, kuko nitutagira kubabarira. Musenyeri Archbishop wa Kigali niwe wavuze ngo kubabarira ni ukwemera kubabara mu mwanya wundi. Yego. Kubabarira ni ukwemera kubabara mu mwanya wundi. Ni ukuvuga rero niba ugiye kubabarira ni ukumenya ko ugiye kwakira umubabaro uwo wundi yari afite, kugira ngo mwese mukire. Yego. Hanyuma Padiri Baridi nawe akavuga ngo imbabazi zirabohora. Yego, kandi zibohora uzitanze. Birumvikana, imbabazi zirabohora, zibohora uzitanze, zikabohora n'uzihawe mu gihe kimwe. Nuba rero uteye intambwe ya mbere ahita afungura iminyururu yose yari iboshye kuri wowe no ku bandi, bityo bigatuma ari we abohoka, ari n'uwo muntu ababariye abohoka. Uvuze gutera intambwe frere, ngira ngo twongere tubibwire abakunzi bacu, intambwe burya zigomba guterwa muri babiri, hagomba umwe ugomba gutera intambwe. Birashobora gutera intambwe we warababajwe ukajya ukababarira uwakugiriye nabi atagusabye n'imbabazi. Icyo kibazo nkunda guhura nacyo, ariko njyewe ndabyemera 100%. Ni nabyo bikwiye cyane. Ndabyemera 100%, kuko Yezu niwe rugero rwacu ku musaraba. Yezu yaravuze ngo dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hajya ubwo wari wamusabye imbabazi, kandi ababara cyane, imaze guterwa imisumari ku maboko hombi hasi, ku mutwe, n'inkoni bamukubise zose, ariko akavuga ngo dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Wa mugani Yesu ni urugero rwiza cyane. Nitugera aho rukomeye tukumva ntabwo dushaka kubabarira abo ngabo batubabaje, tuzarebe ubwo bubabare dufite tubushyire ku munzani, tugereranye n'ubwo Yesu yari afite icyo gihe. Mana Nyagasani, nidusanga ububabare dufite uwo munsi buruta ubwa Yesu, wenda twaba dufite urwitwazo, ariko kugeza uyu munsi kuko nta n'umwe wari wagira ububabare nk'ubwo Yesu yagize, nta rwitwazo dufite rwo kutaba iya mbere ngo tubabarire abaduhemukiye batadusabye n'imbabazi. Kandi rero burya imbabazi ni ikintu gikomeye. Abantu benshi baravuga ngo ntamubabariye. Abantu benshi barabivuga, naramubabariye rwose, naramubabariye. Ukabaho uvuga uti nyamara kanaka naramubabariye, naramubabariye pe, nta munyu musaba, nta rukweto mukira, umva sintize no kugera iwe, ubundi se naramubabariye pe. Izo ni imbabazi. Niba ubabariye wakakwiye kubabarira mu izina rya Yesu, apana kubabarira mu izina ryawe bwite. Hari paruwasi mperuka kujyamo kwigishamo, nigisha ku bijyanye n'imbabazi n'ubundi, hanyuma umuntu atanga ikibazo ati njyewe rwose, ati umuntu yankoreye ibi n'ibi 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 n'ibi, rwose naramubabariye pe, ati rwose naramubabariye, nta kibazo mfitanye nawe, ariko sinajya kumusaba umunyu kubera ko aritunze nanjye nditunze, ariko niyo twanahurira mu nzira se yagenda akagenda, icy'ingenzi se si uko muha amahoro nanjye akampa amahoro bikarangira. Kandi buriya sinagera niwe, sinagera niwe, kandi yarababariye. Hajya ubwo Yezu nuko yatubabariye,
Yezu ababarira ku musaraba ko twatanze urwo rugero, yigeze atubabarira muri ubwo buryo? Yaratubabariye. N'uyu munsi izo mbabazi ze turacyazakira. Uramusaba akaguhereza, uramutura ibyawe byose akagusubiza. Ni ukuvuga rero dukwiye kubabarira nka Yesu, twere kubabarira twishyira mu kagozi. Numva niba uvuze ati narababariye ariko sinakora iki sitwahura, hajya ubwo wa mwanya nihagera akantu gatoya gakoma bizagenda bite bikurikiraho birongera bijye hanze. Ariko nanone hari ubabarira, ni nacyo cyica abantu benshi muri twe, ugasanga ababariye kubera abamureba cyane rwose. Mbese akababaro kacu ko tuba tugatuye mu mitima, urumva wenda abantu bamenya yuko tubabaye. reka nk'urugero rworoshye, wenda abantu dusengera mu muryango remezo ni urugero, cyangwa dusengera mu itorero rimwe, turi abaririmbyi mu kazi kamwe, bazi ko rwose Frere ari umuntu mwiza uvuga neza cyane rwose, cyangwa bazi ko Jose ari umuntu mwiza, hanyuma tugiranye ikibazo, wenda ninjye uguhemukiye, nurangiza uzavuga ati rero kugira ngo abantu batatubona nabi, reka batazavuga ngo Jose ngo nuriya nawe, agahita avuga ati rwose ati ndamubabariye, hanyuma bikarangira bityo, bikarangira ubivuga n'undi bikarangira bivuga bityo, akaba bikoze mu buryo bw'imbaraga ziturutse ku bandi bantu uko ari burebwe, ariko mu by'ukuri atari za mbabazi za Yezu yatanze. Icyo gihe rero aba yishyize mu kagozi, biri bugorane kukavamo, kubera ko yakakwiye kubabarira ababariye kugira ngo Imana ibone ko yababariye, ariko kandi na wa muntu abone za mpuhwe zikurikira za mbabazi. Yego, tureke ibintu bya nyirarureshwa, tureke imbabazi za nyirarureshwa, kuko impuhwe ni iz'Imana, impuhwe zituruka ku Mana, kandi iyo Mana ntaho itareba mu mitima yacu. Nitubabarira tubabarire tubabariye, kandi n'ubwo ari urugendo ariko birashoboka cyane, kubera ko burya iyo ubabariye urababara, niko bimeze, kubera ko iyo umaze kubabarira, kubera kubabarira uri kumva ikintu uri kubabarira icyo ari cyo, imbaraga zo kubabarira, ese uri kubabarira nde? Yagukoreye iki? Yakoze iki kuri wowe? none se burya wababarira wishimye? kuko wa mugani kugira ngo ujye kubabarira ni uko ubanza kumenya ibyo uri kubabarira. Wibuke ko turi mu bikomere, uko uri gushaka kubabarira niko uri gusubira muri ya mateka waciyemo, nibwo uri gusubira muri bya bindi byaguteye igikomere, ariko ukavuga uti mu izina rya Yesu ndababariye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo uri kurenga bwa bubabare wari ufite, ukemera ubwo bubabare bukongera bukava muri wowe, ariko kubera imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, ukababarira. Iyo umaze kubabarira rero ibyishimo biraza, kubera ko ubabarira ufite agahinda, ariko nyuma yo kubabarira ibyishimo biraza. Umeze nk'umugore utwite, nka kwa kundi ngo ujya kubibana amarira n'agahinda kubera umubabaro w'imiruho yo kubikora, ariko iyo ugiye gusarura usarurana ibyishimo. Rwose niko bimeze. Hari abantu nababwiye ko nakunze kujyana na Padiri Baridi cyane, ariko zimwe mu ngero nyinshi nagiye mbona, nabonye abababarira akenshi bababarira bari kurira. Bababarira bari kurira kubera iki? Kubera ko bari kubabarira umuntu babona ko izo mbabazi ntiyari azikwiye ku buryo bw'umubiri, ariko ku buryo bwa roho, kuko Yezu ari kubibategeka kubera ibyo bintu nawe yabakoreye, akababarira. Niyo mpamvu uzasanga ati mu izina rya Yesu ndakubabariye, kuko mu izina ryanjye bwite nk'umuntu ntabwo byashoboka, ariko kubera Yesu ndakubabariye. Hari igihe rero usanga abantu
kare kugira ngo akenshi nabyo bidutere ibikomere. Ugasanga abantu wenda muri situwasiyo mwahuriyemo yaguteye igikomere kubera wenda ibyo yakubwiye, ibyo yagukoreye. Ashobora kuba uwo muntu yarapfuye, ashobora kuba uwo muntu yaragiye mutakizongera kubonana mu buryo wenda bw'umubiri, ashobora kuba yaragiye mu mahanga, byose birashoboka. None ukavuga ngo ese ko njyewe uwo nagombaga kubabarira yapfuye, yagiye, bizagenda gute? Se nzakomeza kubana n'ububabare, nzakomeza kubana n'ibi bikomere? Kubabarira rero nibyo twahereyeho, ni urufunguzo rukomeye rwo gukira igikomere, ariko kandi rukomeye kugira ngo wongere ugire ubuzima. Urugero, niba uwo muntu wenda yarapfuye, ariko mbere ya byose banza umutekerezeho, urebe ibyo yakoze, urebe ko rwose n'uburyo bukomeye wumva utakakwiye kuba waramubabariye. Nurangiza ugire gute? Mu izina rya Yezu ndakubabariye, mu izina rya Yezu ndakubabariye. Hanyuma burya imbabazi zijyana n'impuhwe. Imbabazi n'impuhwe ntabwo bishobora gutandukana. Mbere ya byose ujya kumubabara, burya wabanje kumugirira impuhwe. Muri wowe uba wagize impuhwe n'uwo muntu wamugiriye impuhwe, ariko kandi na nyuma y'uko umugirira impuhwe, na nyuma y'uko umubabarira, izo mpuhwe zirakomeza. Ni hahandi rero uzakora igikorwa gikomeye ariko gitagatifu, kigaragaza ko uwo muntu wamubabariye. Icyo gikorwa se kizaba ari ikihe? Nk'ubu niba yarapfuye, kumusabira misa muri Kiliziya Gatolika ni kimwe mu gikorwa gitagatifu umukoreye. Niba akiriho, kumusabira igihe wagiye gusenga ni igikorwa gitagatifu waba umukoreye, kandi arega amaherezo n'ubundi birigaragaza, nawe bimugeraho, kandi byamugeraho umutima ukagaruka ukavuga ati ariko hari ukuntu byagenze. Uko kumusabira. None se rero icyo gikorwa uri kuvuga, igikorwa hari igihe tuvuga ngo ese abanzi bacu buriya twakunda abanzi bacu cyangwa twabasabira? Hajya ubwo isengesho ritubwira ngo iki? Hanyuma se Yezu atubwira ngo iki muri Bibiliya? Dukunda abanzi bacu kandi tunabasabire. Byose icyarimwe, tugomba gukunda abanzi bacu, dusabire n'abadutoteza. None se abadutoteza bo si abanzi? Ese icyo kintu uko kigoye? Kiragoye, ariko ni nabyo turi kuvugaho. Kiragoye ariko kirashoboka kuwemera Imana. Yego, ubwo tugende twiherere. Padiri Baridi niwe wakundaga kuvuga, mujye mumbabarira guhora muvuga, ariko twabanye nawe igihe kinini. Niwe wavugaga ati njye nta banzi ngira, ati niyo ngize hari umuntu dufitanye akantu cyangwa ari kumva ati ndagiye navuga ati Yezu abarushye n'abaremerewe barambwiye ngo uzabaruhura. Arabimbwiye rero dore ngabo, nuko nkasinzira. Ni ukuvuga rero we nyine muri we umutima w'urwango ntabwo aba afite. Abo barufite kuri we arabababarira kandi akabasabira kugira ngo baruhure. Niyo mpamvu rero abakunzi bacu badukurikiranye bidusaba kujya twisuzuma. Hari igihe umuntu yirirwa avuga ngo abantu baranyanga. Uwo ni umutwaro wikoreye. Wowe nimba twumva nta muntu turi kwanga, twijya gutekereza ko abandi batwanga, ahubwo nitwumve tubohotse ku mutima. N'abo ngabo bashobora kutwereka ibimenyetso by'uko batwanga, tubasabire. Nitumara kubasabira barakira, natwe turuhuke. Hari n'ukundi kuntu yakundaga kuvuga tugeze mu isengesho ryo gusabira abarwayi. Yavuga ngo cyane cyane ari kwigisha ku bijyanye n'imbabazi, niwe wakundaga kuvuga ngo Yezu ntabwo azakubaza ibyo wakorewe,
azakubaza ibyo wakoze wowe ubwawe, ibyo wakoreye hanyuma ibyo abandi. ababigukoreye nabo bazabibazwa Bazibariza. icyo gihe cyabo, kuko uwagukoreye nawe azajya kubazwa ibyo yakoze, hanyuma natwe tubazwe ibyo twakoze. Niyo mpamvu rero avuga ati gira neza wigendere. Yego, twari turi ku rufunguzo rwo kubabarira, hanyuma ariko none se nubwo tubabarira, ahubwo twebwe turi imiseke igoroye, natwe tugomba kubabarirwa kandi ntabwo turi imiseke igoroye. Ni ukuvuga ko natwe tugomba kugira gute, guca bugufi tugasaba imbabazi. Muri bimwe bimunga abantu benshi ni ukwikuza, kandi burya uko kwikuza burya bidutera icyo gikomere. Niba wenda mwaragiranye ikibazo na Jose, Jose akavuga ati njyewe reka se nigeze muhemukira, nubwo we mu mutima we abizi neza ko ari we wampemukiye. Nanjye ubwanjye nkagenda nka Eliya avuga ati Jose sinazamusuhuza, ubwo byaba byaciye mu zihe nzira? Umuntu wakoze biriya byose na biriya ntabwo byashoboka. Aho rero haba hajemo iyo ndwara yo kugira gute, yo kwikuza, kudaca bugufi. Uko guca bugufi, iyo wemeye guca bugufi ugasaba imbabazi aho wahemutse, burya urabohoka, kandi tukibuka ko gukira ibikomere atari ishami ry'igiti uhagura bigahita birangira. Oya, ni urugendo ariko ukorana n'Imana. Yego, biciye wenda mu isengesho wagizeho ku giti cyawe, cyangwa se biciye unyuze kuri wa muvandimwe wahisemo, mugakorana urugendo. rero iki kintu uvuze cy'uko ari urugendo, ni uko dukenera abadufasha mu buzima bw'ibikomere, kose usanga hari abantu twabaye ba nyamwigendaho, cyangwa se tukagendana n'abo tubanye muri ibyo bikomere gusa. Ukabona nimba uri umuntu ufite igikomere cy'urushako rubi, ukomeza kugendana n'abo bafite urushako rubagoye. Ugasanga nimba ufite igikomere wenda cy'ubukene, uri kugendana n'ubundi n'abo bari muri ibyo bikomere. Ese biroroshye kugira amahirwe yo kwivana muri ibyo bikomere, ugashaka noneho abantu bashobora kukwereka inzira nyayo? Unyibukije akantu rero bajyaga bavuga kera, ariko nkunda kubi. Bavuga ngo iyo ushaka gushaka, ushaka uwashatse akagufasha gushaka uwo ushaka gushaka. Sinzi niba turi kubyumva. Iyo ushaka gushaka, ushaka uwashatse, yego, akagufasha gushaka uwo ushaka gushaka. Yego. Niba rero icyo nashatse kuvuga, niba wenda ushaka gukira, yego, urareba wa wundi wagize yego, hari aho yageze ku ntambwe wifuza kugeraho, kandi wenda ubona ko yabohotse no kuri izo ngoyi z'ibikomere, mwegere agufasha kugera kuri wa mukiro wifuza. Yego rwose. Tumenye gushaka abadufasha kuva mu bikomere, byibuze n'abo ngabo tubibanyemo, natwe nitumara gukira tuzabafasha nabo kubivamo. Birumvikana. Yego. Hari n'abagira igikomere, twagiye tuvuga byinshi, ariko hari n'abagira igikomere cyatewe n'uruhererekane rw'ibyo bihe bagiye banyuramo, amateka baciyemo, abasokuruza babo. Unyibukije umuntu watubwiye ese noneho igikomere kiraza guhura he n'icyaha cy'inkomoko? Oya, urumva icyaha cy'inkomoko ni icyaha Adamu na Eva bakoze, ababyeyi bacu bakoze, kandi gikurikirana ngo bene muntu twese, ariko akaba ariyo mpamvu gukunda Imana na bagenzi bacu bitugora. Ariko twibuke ko igihe twabatijwe kitakivaho rwose. Ni ukuvuga rero igikomere ntaho gihurira n'icyaha cy'inkomoko. Umukozi wacu nizere yuko tumusubiza. Yego. Ariko ni nabyo twahoze tuvuga, iyo ugeze muri cya gihe cy'urwo rugendo, wamaze kubona ko
igikomere ufite cyatewe n'urwo ruhererekane rw'ibisekuru byacu, birumvikana uca muri za nzira twavuze, ariko nanone iyo ugeze mu kubabarira, wibuka kubabarira bya bisekuru bose, kuko hari aho watubwiye yuko hariho n'igihe usanga igikomere wagitewe n'utakiri muri ubwo buzima, ukamubabarira. Ariko ibyo byose twagiye tuvuga n'ubundi turacyakomeje, ukabifashwamo n'isengesho cyane rwose. N'isengesho burya sinzi uwambajije nyuma y'icyo kiganiro cy'ubushize, arambaza ngo mu gikari, arambaza ngo mbese ngo wemeranya n'uvuga ko hari ibikomere bidakira hanyuma n'ibikomere bikira? ndavuga nti hoya, njye simbyemera, kubera ko iyo wahuye na Yezu byose birakira, nta na kimwe kinanirana imbere y'Imana. Hari na bimwe abantu bashobora gutekereza ati wenda runaka ntiyakize, ariko se tuvuge wenda wahuye n'umuvandimwe wumva ko abameze nka runaka bose ari kimwe, ni kimwe, sinshobora kubasuhuza, sinshobora guhura nabo, sinshobora kubajyamo, sinshobora kugira gute, ibintu byose igihe utarababarira urwo rwego, utarababarira abo bantu. Iyo wamaze kubababarira hamwe n'imbaraga z'Imana, urarenga ukavuga tuzi kuba abantu burya narindi kubaziza n'ubusa, none se nyine ko barenganaga bigende bite? Hari umuvandimwe wigeze gukomeretswa n'abantu tutashobora kuvugira ahangaha, baramukomeretsa, ariko abantu bo muri urwo rwego bose yarababonaga akabona ko bose ari bamwe. Uwamufashije rero gukira yaramubwiye ati ikintu cya mbere ugomba kubanza gutandukanya, banza uvana abantu mu gatebo kamwe, gerageza nubwo vana abantu mu gatebo kamwe, wishyira abantu mu gatebo kamwe, banza ubacagure, umenye ko icyaha ari gatozi, umenye ko ubugizi bwa nabi ari gatozi, noneho winjire mu kubabarira. No gutandukanya icyaha n'umunyacyaha burya birafasha. Tuvuge niba runaka yarambeshye, ukumva ko buri gihe cyose uwo muntu ni umubeshyi, ariko rero mba mbona ari ukuri. Oya, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Mba mbona ari ukuri. Buri mbere ya byose n'igihe cyose ajya mbwira ibintu, ajya mbitinda hasi, ibintu ni ukuri. Mbere ya byose ni ukumenya ko Imana yaremye muntu kandi ikamuremera mwiza rwose. Ubwo noneho mugani batubwira ngo akabaye icwende ntikoga fere, tubuhindiremo yuko akabaye icwende koga. Birumvikana rwose karoga, kuko nibyo tubereye ahangaha cyane cyane, kubera ko Imana nta kidashobora, nta kitashobora ku buzima bwacu. Dutandukanye n'umuntu iradukiza, kandi uko iyi nkiza ishobora nawe kugukiza, ishobora gukiza na wa muvandimwe turi kuvuga ko byarangiye rwose. Rero murakoze kuri izo mfunguzo, ariko nubwo ibikomere tubivugisha amatama yombi, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane, ariko ntekereza hari urufunguzo rukomeye rubidukiza. Hanyuma nari maze kuvuga kuri izo mfunguzo za mbere nazo zikomeye cyane. Hanyuma urufunguzo rukurikiraho ni kwa kundi wicara wowe wenyine uri kumwe n'Imana yawe, cyangwa se uri kumwe na wa muvandimwe wawe uri kugufasha mu isengesho no muri rwa rugendo, ugafata umwanya wo kwirukana icyitwa roho mbi cyose mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hanyuma wenda ushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu nirukanye roho mbi y'urwango, mu izina rya Yesu nirukanye roho mbi yo kubura urubyaro, mu izina rya Yesu nirukanye roho mbi yo kubura ibitotsi, mu izina rya Yesu nirukanye roho mbi yo kubura ibyishimo, y'umutwe udakira, izo ndwara, ibyo byose. Nubwo bwose burya za ndwara zitangira gukira kuri rwa rufunguzo rwo kubabarira. Hanyuma wamara kwirukana izo roho mbi zose mu izina rya Yesu, hanyuma ugafata umwanya wo gufata ibyemezo. Hajya nkurikije uru rugendo rwose maze gukora kugeza uyu munsi, ni ibihe byemezo nshobora gufata bishobora kuyobora ubuzima bwanjye?
ubuzima bwanjye nshobora kubuyobora mu buhe buryo? Ibuke rya jambo uti Yezu ari nkawe wabigenza ute? Muri ibyo byemezo noneho ugiye gukora Nyagasani Yezu, kuri uru rugendo rwose maze gukora ari nkawe wayoborwa n'ibihe byemezo. Noneho warangiza ibyo byemezo umaze gufata, wirinda gufata byinshi ahubwo ukora exercise. Ukora imyitozo kuko ushobora gufata byinshi bikarangira byose nta na kimwe ukoze. Turagenda dufata kandi kugira ngo abantu babyumve neza, turagenda dufata ingero. Nimba ubana n'igikomere cy'agahinda gakomeye, ese uratangira kwitoza gute kugira ibyishimo muri wowe? Yego, murakoze cyane. Muri icyo gihe cyo kugira ibyishimo, umwitozo wa mbere ni uwo kujya muri shapeli cyangwa se muri groupe de prière runaka, hano muri indi torero no mu makorali. Yego, mu makorali mahehe. Hanyuma ukumva ko none uri kumwe n'abavandimwe kandi abandi bakishima, nawe ukagerageza kugira ibyishimo. Wanabibura ugatabaza Yezu, nti Yezu abandi bari guseka nanjye nkaguseka. Hanyuma nawe ukumva nyine ko ugomba guseka. Ndumva ari rumwe mu rugero ushobora kugira rujyanye n'ibyishimo. Ushobora kuvuga wenda nk'ibijyanye burya n'umutwe, igikomere kigira ingaruka ku mutwe udakira. Akenshi umutwe nitubitekerezaho neza, turasanga uwo mutwe ujya kuza hari ibyo uri gutekereza cyane. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'ibikomere bishobora gutera umutwe udakira, byo birengeje n'urugero. Buriya ngo umutwe wacu nimba ari uko byose ubyakira, hariho n'igihe ibyo bibazo, ibyo bikomere birenga ibikomere, bikaguteza n'ibibazo bishobora kuvamo uburwayi bw'umubiri nk'uko wabitubwiye. Bamwe bagakurizaho kurwara kanseri zo mu mutwe, abandi bagakurizaho kurwara ibibyimba byo mu mutwe kugeza ku kigero cyo kubibaga. Bivuge ngo ntabwo ari ibintu byoroshye. Nk'uko nkunda kubivuga, nka Padiri Bede yavugaga ngo iyo utarababarira uba wikoreye umutwaro kandi ugendana mu buzima bwawe bwose, igihe utararenga ya ntambwe ngo ubabarire cyangwa usabe imbabazi. Nongeye gusubira inyuma ariko mwambabarira. Rero ku rugero twari turiho rwo gufata ibyemezo no gukora imyitozo, narimo mvuga kuri uwo muntu urwara umutwe udakira. Nkavuga ko hari ibyo uba watekereje, utekereza ba runaka bankoreye, ba runaka bankoreye, umugabo yantesheje ibi, umwana nabyaye yarandindagise, ariko ugatangira ugacira imanza, ugatangira uvuga ati ariko wa Mana we, kuki wampaye aba bantu ngo duhure? Wa Mana kuki wagize gute, kuki wagize gutyo? Ariko burya muri wa mwitozo utangira kubona, niyo bije utangira kubona ibyiza Imana yakugiriye. Utangira kubona ibyiza Imana yakugiriye. Hanyuma iyo burya rwa rufunguzo twahereye rwo kubabara warukoze, n'abo bantu bakaza, burya Imana ibikubwiye iti aba bantu warabababariye, ariko ntiwigeze ubagirira impuhwe. Bagirira impuhwe. Wamara kubagirira impuhwe, ndavuga kumuhamagara niba ari kure, waramutse umeze ute, ya jambo ryiza nguhaye, burya bituma bwa buremere bw'umutwe. Ariko frere, buriya n'urwango ni igikomere. N'urwango ni igikomere. Ese burya urwango burya rwiba rwaturutse kuri icyo gikomere. Ugasanga abantu turanganye burundu, ukavuga uti Mana yanjye, naho kanaka yaca aha ngaha nahacisha umuriro. Kandi uri mu nzira zo gukira ibikomere. Uratubwiye gukora imyitozo. Ese ubu ngubu njyewe cyangwa uriya ndatangira mfate telefone mpamagare wa wundi mubwire ngo amakuru ngo yewe birakomeye. Hajya wamubabariye? Namaze kumubabarira. Ikigaragaza ko wamubabariye ni ikihe? Namubabariye rwose n'imbere ya Yesu ndamubabarira. Ndavuga ngo ndamubabariye, ariko rero noneho bigeze mu myitozo numva birakaze. Reka tugaruke kuri Yesu. Hajya Yesu nyuma y'uko avuze ngo dawe bababarire kuko batazi icyo bakora, nta gikorwa cyahise gikurikira ako kanya. Bigenze twibutse Yesu ariko umusaraba amaze kuvuga ngo
bababarire kuko batazi icyo bakora. Yari ari ku musaraba arapfa. Amaze gupfa umusirikare yaraje muri ba bandi bari bari kumwica amutera icumu mu rubavu. Ibyavuye murabyibuka ni amaraso n'amazi bihita bijya mu jisho, maze kwa mu jisho n'uwo muntu wari urimuteye arega niwe wari urwaye ijisho ahita akira. Amaze gukira ndetse si igikorwa gitagatifu Yezu yari akoze kigaragaza za mpuhwe yari amaze kumugirira. Ni ukuvuga rero natwe iyo tumaze kubabarira turenga kwa kundi wa muntu ari butekereze nituramuka tumukoreye igikorwa cyiza, ahubwo tukabona icyo Imana iri bubone muri icyo gihe uri gukora icyo gikorwa. Icyo nicyo ugenda ukurikirana mu gihe tukiri muri iyo myitozo yo gukira ibikomere. Wowe wamaze guhura na Yesu, namaze guhura na Yesu, nakize nanababariye, ntangiye gukora imyitozo. Ese nimpamagara wa muvandimwe ngo ndi gukora imyitozo, wenda kuri telefone akanga kumfata, cyangwa se namusura ntanyakire, nzabyitwaramo naho sinzasubira muri bya bikomere? Njyewe ndahamya neza ko utapfa, ashobora kukwitaba cyangwa ntakwitabe kubera ubwoba afite, kubera ko yarakubabaje cyangwa nawe waramubabaje, wajya kumuhamagara avuga ati si uyu muntu aranshaka agiye kongera kunsubira. Ariko wowe kuko deja warangije kurenga rwa rwego rw'iyo mibabaro cyangwa rw'ayo mateka wahuye nayo, n'ubundi urahatiriza. Ariko mu guhatiriza mbere ya byose urabanza ukamusabira, kuko ukabanza kwakira izo mbaraga Yesu akagutangayo, ku buryo byibuze nugenda usanga Yesu yakomanga. Hari n'igihe ushobora no gufata n'umuntu ngo watinzwe n'imperekeza, agerayo rimwe na rimwe akabyemera cyangwa ntabyemera, ariko iyo wamaze kubirenga avuga ati mu izina rya Yesu rwose ndaje, nzi neza ko ibyo ari bubwire byose ndabyakira kuko nzi neza ko nkoze igikorwa cyiza. Rero icyo gihe niyo akwakiriye nabi utawusingiza Imana. Hajya intumwa zabigendaga gute iyo bagiye ku birenge byabo bakavuga ati ibyo twari dushinzwe twabirangije, turabagaragu nk'abandi. Hari n'uburyo arega zagendaga bazikubita akazikubita zigataha zisingiza Imana zivuga ati byibuze twahowe izina rya Yesu. Amen. Aho ngaho turemye agatima cyane, kuko uyu munsi abantu bari guhita batangira gukora imyitozo yo kugira ngo begere abo bafitanye ibibazo, basanga abo bakinangiye umutima bakagira ngo ni igikuba cyacitse, ariko nta byacitse. Hanyuma rero iyo umaze gukora icyo gikorwa cyiza gitagatifu mu mwitozo umaze gukora, usaba umugisha. Usaba umugisha w'Imana, kandi umugisha uza ukora no kuri wowe no ku mubiri no kuri roho, uza uhakora iyo umaze gukora rwa rugendo. Ntabwo ari rw'umunsi umwe nk'uko nabivuze, ariko nanone byaterwa n'umuntu, bishobora kumara umunsi umwe, hari n'uwo bishobora kumara igihe kirekire, bitewe n'uko ugenda uhura na Yesu mu buzima bwawe, binatewe n'uburemere bw'ibyo bikomeye. Ariko warangiza ushobora kujya muri shapeli, niba wegereye shapeli ushobora kujya mu cyumba cyawe, ushobora gusangira na wa muvandimwe muri gukorana urugendo, mugafatanya isengesho, mugafata umwanya wo kwakira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana uzaduherekeza muri urwo rugendo ntabwo rworoshye bavandimwe bakunzi bacu. Urugendo rwo gukira ibikomere ni rurerure, nk'uko Frere yabitubwiye, ni rurerure, ariko kubera Yesu, iyo uri kubikira kubera Yesu atari ukubikira kuko ari byo wihangishijweho, birakira, ndakurahiye. Niko bimeze pe, nanjye ndabyemera ijana ku ijana. Birakira. Bakunzi bacu rero, twakomeje kubana namwe muri iki kiganiro. Yewe amatage ni amatindi, ubundi kereka tuyigize televiziyo tukajya duhera mu gitondo turimo tuganira n'abantu, hanyuma ariko tugafata na wa mwanya wo kwakira ibibazo, kuko birumvikana ko turi kuganira, harimo abantu bari kuvuga ati ariko ati ikibazo ngiye mfite ikibazo kimeze gutya na gutya, ati kuki batari kugera aho ngaho, nkoresheho umwotso neza, ariko ntacyo
ubwo Yezu azagenda agufasha gake gake, cyangwa yego ushobora guhamagara yego tukagufasha wenda kugira tugere aho ngaho wumva wifuza ko twagera. Hari ariko ndumva ari Padiri Baridi nawe wakundaga kubivuga, akigisha yarangiza ati rero aho ntashoboye kugera musabe Nyagasani aboherereze Roho Mutagatifu rwose agera aho ngaho ni ukuri ntabashije kugera, ni ukuri warahagera kuko azi umutima wacu hose uko ni umeze. ukuri rwose ako kantu ni keza, nizere ko kanyuze abakunzi bacu, natwe ubwacu turi kubabwira rega twanyuze mu bikomere, na n'uyu munsi turacyabinyuramo, na n'uyu munsi hari ibyo tugifite, ariko amahirwe ni uko tuzi neza ko ukiza ibikomere ari Yesu. Ni urugendo rero nk'uko Frere yabivuze, ariko urugendo tugomba kugendamo neza. Turasabira abantu batazi Imana, ndumva aribo bagowe bazahama mu bikomere bidakira. Ariko nabo wenda ntitwabibagirwa cyane, kuko nkatwe twamenye Imana, ni umuhamagaro wacu, ni nacyo dusabwa gusabira abo bantu. Ariko nanone hari uburyo bwinshi bwagiye bujyaho bwo gukira igikomere, ashobora no kwegerana ba bandi bafasha abantu, muri komisiyo ubutabera n'amahoro, hari n'abiga mu psychology muri counseling, bakamufasha bahuye n'ibibazo bijyanye barahari, kandi nabo barabafasha cyane mu buryo rwose. bwose. Gusa uko bagufasha kose ni byiza kumenya Yezu, kuko we arakwifashiriza bidasabye ya mafaranga ushobora gutanga ku mpande. Ni ubuntu. Nimuze mwese mufate feza, nta kiguzi, nta kiguzi. nicyo cyiza cyo gukizwa na Yezu, adukiza ku buntu nta kiguzi. Bakunzi bacu rero, ni ukuri mureke tubasezereho kuri uyu munsi, ariko nk'uko Frere yabibasezeranije, mushobora kuduhamagara, mudushobora kudusaba no kontagite za Frere twazibaha, kugira ngo uho wumva atakugereye agufashe neza kuhagera, kandi adufashe kuva muri ibi bikomere. Reka tubashimire rero mwebwe aho muri hose mubanye natwe, reka tubibutse gukomeza gusangiza abandi ibi biganiro, kuko twese dukeneye gukira. Mutagatifu Vincent Paroti yaravuze ngo duharanire ubutungane bw'ubuzima bwacu, ariko duharanira n'ubwa bagenzi bacu. Icyakiza rero abavandimwe bacu, icyabahumuriza, twe kukihererana, ahubwo tugisangire kugira ngo twese tuzagereyo amahoro. Reka rero Frere tumushimire, dukomeze kumushimira, kandi n'ubutaha muzagaruka. Murakoze. Yego turabashimira rero ngaho mwese, tubifurije gukira ibikomere, tubifurije guhura na Yezu, kugira ngo ibyo bikomere bikire burundu, maze twibereho mu buzima buzira umuze. Murakoze cyane. Bye bye. Murakoze.